nta muntu kuri ino si utagira umwanzi, ariko ndagira ngo nkubwire abanzi batatu b'ingenzi ukwiriye kumenya ndetse ukwiriye no kwirinda. Kandi abo bantu ikintu kiri gusetse urasanga udakeneye kubashakira kure yawe. Umwanzi wa mbere ni wowe, umwanzi wa kabiri ni wowe, umwanzi wa gatatu ni wowe. Kuko ni wowe igihe cyose ufata umwanzuro w'igikorwa, ni wowe uhitamo gutangira ikintu cyaguteza imbere, ni wowe uryamye mu nzu wanze gushaka akazi, ni wowe wirirwa uvuga ko papa wawe cyangwa mama wawe atakwishyura amashuri meza, ni wowe uri ku kazi ukavuga ko boss akurenganya, ni wowe utari gutanga ibishoboka byose kugira ngo wige ubumenyi bugufasha imbere. None uragira ngo umwanzi abendi. Niba utaba umuntu responsible y'ibikorwa byawe, wumve ko ikitagenze neza nta wundi kireba, wumve ko kuba hari aho utari kubasha kugera, hari amafaranga runaka utarabona, ari wowe, nta muntu ugufitiye ideni, nta muntu ugufitiye umwenda n'uyu n'umwe wo gushinja ibitagenda neza mu buzima bwawe. Niba wowe ubyuka ukirirwa kuri telefone udashaka kujya gukora, ubyuka utinze, ubyuka saa 5, ukabyuka kugira ngo ukarabe ujye gushaka amaramuko, ukajya kuri telefone ugascrollinga, ukabyuka ugahamagara umuvandimwe wawe ngo naguhe 2 yo kujya kugura ibyo kurya kubera ko uburaya akayakwimuka mwanga, ukabyuka ukafata amafaranga wakoreye kwezi kose ukajya mu kabari ukayasindira, ukayanywera, ukayasangiramo n'inshuti zawe, uzitana kwitayeho sometime yishonje zitakwibuka. Uragira ngo umwanzi wundi tumwite nde? Umwanzi w'ibitekerezo byawe ni wowe, umwanzi ukurura urwangano hagati y'abantu ni wowe, umwanzi udashaka kwegera Imana ngo usenge ni wowe, umwanzi utibuka ko umuhamagaro wawe ku iyi si ari ukuvunikira ikizagutunga, ari ukuvunikira umugati ni wowe, umwanzi ubona ibitagenda neza ku bandi bantu ni wowe. Wabanje ukireba. Abanyarwanda bari abahanga, ibaze ko nta kintu batigeze bacaho umugani ngo mbere yo kuharebe ikitagenda neza mu ijisho rya mugenzi wawe ngo banza urebe iryawe, banza wisuzume urebe nimba nawe uri mutaraga, banza wisuzume urebe nimba ufite impamvu ituma ubyuka buri munsi, banza uvuga ati ese uyu muryango nshaka kubaka nzawugezayo, ese abana nabyaye baziga bate, ese iyi business ndi gukora izanyinjiriza ute, nzashora mangahe, nemera guhomba se, mfite umutima ukomeye wo kuzarwana nabyo, mfite umutima ukomeye wo kujya kwiga ubumenyi, mfite umutima ukomeye wo kujya kureba umuntu wangira umumaro akanyigisha, nkashyira hasi ubwibone. Abantu benshi twishwe n'ubwibone bwo kwanga kwiga, ngo atazansuzugura, atazamfata nkaho ntacyo nshoboye. Igiciro cyabyo ni ugukomeza kwangirika, kwiyangiza n'ibindi. Nta muntu ugufitiye ideni. You are responsible for your own action. Gerageza wishyireho inshingano z'ibitagenda neza byose, nibwo ubuzima buzagukundira. Ba bantu babona ibidashoboka nk'ibishoboka nibo batera imbere. Ba bandi bibereye muri comfort zone bahora bashaka amakosa yabo kugira uwo bayegekaho. Okay, bikomeze. Umwanzi wawe w'ibyiza byose ukwiye ni wowe. Bihindure, kora follow kuri Strato Havugimana, peace and love. Tuvuga business, terambere ndetse n'imico yatuma uhinduka ukaba umuntu muzima mu iterambere. Bye.